ibihumbi 2 neza nari ngeze puwaru kwa Brazil akundagara neza icyo gihe nagandikaga ari imbere ya pipiniere yari imbere ya Stivale ariho nibera na makuru ariye muri Stivale n'ubu bamwe mu bakozi bakoraga muri Stivale banza ngo baracyari abakire bamwe banyarugogo barahari indobo zimwe twagandikanaga uretse ko nkunda kubitanga abana bo ku muhanda kuko manzi ko ejo byahinduka baracyari na amateka harafatika nibera ara muri pipiniere ubwo n'urugendo rero ku munsi nazibagirwa ni umunsi nakiraga Yesu n'umukiza mu bugingo bwanjye naraje mbwira abo bana twabanaga nawe ati nakijijwe mwana urumva n'imvugo yari itaravayo tarafekera icyari ngo no mutito ndagazwe yakijijwe tu bahita bambaza ngo Babiloni izakurambitseho ibiganza kandi ubwo ngubwo bariko niwe witaga Babiloni ngo Babiloni izakurambitseho ibiganza se mutabanga zabindambitseho mwana wongera basekera icyari ngo Babiloni izamurangije mwana ariko bari bandangije neza barokore banako navuye nk'umuntu w'umugabo barangije abadayimoni bari bandimo ibiyobyabwenge sigara nanjye ndi icyari mwigisha byagenze gute kugira ngo wa muntu w'umumayibobo agiye gucya mugani aba Babiloni nk'uko mwabitaga bakurambika ibiganza byaturutse ku kintu urugendo rwo gukizwa nakijwe mu buryo bw'iyerekwa ngendero Imana inyereka ubuzima bwose nanyuzemo buntera umubabaro n'agahinda ko nabonaga ari nk'umuntu wabufashe kuri flash cyangwa kuri kamera arangije abushyira kuri flash mwabona buri kurekara neza uko nabuze ababyeyi byambayeho muri jenoside nyuma ya jenoside ko natangiye kunywa inzoga uko natangiye kubyina ganja nanyweye byose birakurikirana kugera mu kabari nari nabayemo bitaga Calvados n'akabari gafite amateka kabaga Nyabugogo imbere ya gare bitaga Calvados uko nakarayemo nk'ukata Yesu akanyitira kwatukate no yanyemeje nzagucakira niko nibyo yari yibereye mu ijuru ko nyita mitsingi akabatise kuri no yanyemeje nzagucakira none yarancaki iryo yerekwa nagize rero nibyo ryanteye ubwoba bituma ngenda ndeba umurokore twakoranaga aho ngo mu Kinamba Puwaru namwe ati ndashaka kusuragira ubwoba arikanga ibaza umurasta ari kubwira umurokore ngo namusure ni ibintu biteye ubwoba nawe bwo byamuteye ubwoba ariko mu kanya gatarabyemera amaze kubyemera twaje kumuhaye n'amaso kucyemeye kugiza kusura kandi yari yabyanze ubwo n'umutipe wari ucumbi cyawe nari maze iminsi ngandika aho ngaho Nyagakoki ahita mbwira ngo yumvishijwe umubwira ngo ugiye kumufasha namaze kumindura umukozi wanjye araza aramfasha anyigisha uko natura ibyaha nakoze ndandika ibiganza arasengera nakirese nk'umukiza kuva uwo munsi sindasubira inyuma kandi ndakomeje mu rugendo rujya mu ijuru ndabyumva hari uburyo mwaririmbaga mwabyinaga ubundi umuntu wanyweye ganja cyangwa wanyweye icyo kiyobyabwenge aba ameze gute ku giti cya duhere kuri wowe kigukoresha bitewe n'uko usanzwe umeze ibyo ukunda muri wewe nibyo mbese babigira imbaraga mu buryo budasanzwe niba usanzwe uri umunyamahane bidasanzwe n'ahandi uhura n'umuntu wese ntuvuge ngo ni mukuru ngo niba noneho ukunda umuziki we ukunda ingoma mu buzima bwe niba ugenda yumva ingoma abandi batumva uhita uhindura ingendo rero waba wacoye ukagenda Babiloni fata bayisi yawe nyine ukajya wumva Babiloni zihangiza umwaka urahunga ibindi abandi batumva ariko ndashimira Imana ko ibyo byankoreshaga cyangwa ibyo biyobyabwenge byanjyanaga muri izo hayi muri izo sinzi ibyo byose byarahindutse ahubwo anyuzuza umwuka ndashima Imana birumvikana ko hari ibyo wumvaga wanyweye kaganja umeze neza uri horo harimo bavuga umuziki harimo bumvaga bitewe n'ibyo bashaka kumva cyangwa n'ibyo basanzwe bumva wumvaga iki muri icyo gihe kuko nakomeje indirimbo za Bob Marley cyane kumva ingoma zabyo gusa twamwitaga umusaza nyine atugenda buhoro utababaza isukatonika Bob nyine ukagenda udawusinga gake gake bwongeye nahoraga numva ingoma ze mu mutwe wagenda gute sasa wagendaga ubara katugarukira ubwo wacomye imodoka ishobora guca ahangaha ikarinda igera nko ku giti cy'inyoni cy'uyumva uko ahindura vitesi
rero mpamvu ushaka kubona umuntu ahagaze gutya nko ku ipoto ku muhanda ukabona ari aho ngaho nta buje kubera ganje yafashe cyangwa ibikoresho, naho hari imodokari n'imizigo yafatiyeho akayikurikira cyangwa akaba hari umuziki yumvisha ava mu rugo, ubwo akaza wumva nyine mugahura ubona atari ku isi hari ahandi ari. Mbese ni ikiyobya bwenge gishobora kukwibageza ko urimo ay'inzu, gishobora kukwibageza ko wariye umushahara wawe wose nyine hati mwana nubwo nawuriye ariko ntari bito. Rero ugiye gutya wumve Bob Marley umwumva n'igihe kinini cyane. Uyu munsi uri umupasiteri ujya mu itorero ukigisha ndetse ugashaka ko ugifatanya na korali, ntabwo ujya ukumbura za ndirimbo za Bob Marley no kujya hari izindi zo mu nzu y'Imana, indirimbo zo mu gitabo turazifite, amakorali n'abahanzi barahari, injyana zose zirahari mu nzu y'Imana, injyana zose ziririmba zubahisha Uwiteka, nta mpamvu n'imwe yo kuzikumbura, ubu turi gufashwa n'izo mu nzu y'Imana. Hari indirimbo za Bob Marley nyinshi cyane ujya wumva nko mu mabisi, wumva ahantu hatandukanye, ufite imodoka yawe ugendamo ko nayibonye wenda bisi ntabwo ukigiyemo kujya wumva radiyo, iyo wumvise nk'indirimbo ngo wahamyo umutima wahita wibwira iki? Utanibuka byinshi byonyine se nakubwira ngo iki, ingoma zihita uzumva nyine ugahita wibuka ababwire twabaga turi kumwe, bana mwabaga turi kumwe, abitwa ba Gatera barahari, twasangiraga ganje, njye natangiye kuzinywa arizo bita Sanglene zazaga zirorinze, nyuma yaho haza izo bita utubure n'izejo bundi tukajya tuziroringa mu mapuro zavaga tuze tubitaga Rija. Urumva rero mpita nibuka amateka ya kera, sinzi kumbura ahubwo nibuka kera hanjye bigatuma ashima Uwiteka ko hari ko yampinduye. Nanone se ubu ngubu urumva ko wavuye ku muhanda ariko wari ufitiyo abashuti bawe, abashuti mwabitaga gute mu ishumi yanjye wari ufite ishumi zawe ku muhanda, uyu munsi navuga ngo izo shumi ziracyahari nubwo wenda atari abo mwabanye ku muhanda neza ariko haracyari ishumi zawe. Ujya usubira ku muhanda kugira ngo ubashe kuba wabigisha ijambo ry'Imana cyangwa ukaganira nabo ugasangira nabo, ujya ubibuka? Icyo gikorwa ni igikorwa nkunda gukora, nyikora buri kwezi bigikunda, iki cyorezo kitaraza nagitangiye mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka washize, ndamanuka njye na madamu wanjye nkabasanga handi ku muhanda ari Nyabugogo n'Amaseta Mbanyazi, nkafata ibiryo nkabiteka nkabishyira mu matekawe na madamu tukajyana tugaparika hari imodoka, ubwo iyo bambonye bahita baza tugasangira ibiryo. Icyo mba ngamije si ukubaha ibiryo kugira ngo bagume ku muhanda, ahubwo bya biryo mba mbahaye ni ukugira ngo banyinzemo baze banyegere, none bamara kunyegera bari kubirya babirye mbabwira ati mwana gukoresha ibiyobyabwenge n'ibibi, gufata ibikoresho n'ibibi, nanjye nabaga ahangaha murabizi ko twabanaga bamwe baba barimo, murabizi ko bigeze batora hariya muri ubu ni Kodire, sitasiyo ya Kodire ariho twibera twoza imodoka dukoramo turaka aho ngaho. Manager wacu aravuga kugira ngo mbashe gucura urumogi muri iki gipangu ni uko turi butore umuntu n'urumogi kurusha abandi akadufasha guhiga barumwe, amajwi aba ari ngiye yatsindira hariya Nyabugogo, baravuga ati nta wundi ni Babusi mwana we ngo ni Ucoma ni perezida wacu. Urumva rero ni amateka akomeye, ndi kumwe nabo rero njye na madamu wanjye, ni igikorwa dukora tukicara hasi nkapfukama hagati yabo nkababwiriza. Ku itariki 11 z'ukwa 9 umwaka washize nabakoreye aniveriseri, ndavuga ati niba mbasanga Nyabugogo rero akaba rero mbabwirira Yesu, bakamaze kunyumvamo bazi ko byanze kunabana ngo pastor kutaragaruka kutureba, ariko urumva ni ibiryo bishakira kutaragaruka kutureba. Ati rero ndashaka kubakorera gashya, mbashakira gato ndabatekera ku rusengero njye n'umudamu wanjye, gusa kuba ngo nitoro n'ibindi, njye n'umudamu wanjye turabatekera, mbashakira amakwasiteri arabapakira bakura Nyabugogo abazana ku rusengero, babisanzura binjira mu rusengero babyina uko babyumva ari uwabyina amanitse amaguru, babashyiramo indirimbo z'Imana, baha gato barayikata, maze yabyutse wavutse rya batumva pasiteri tumbaye nazi papa na mama nkamenya igihe navuye
yavukiye ubwo tuhita dufata ubwo nanjye nahinduye itariki ku itariki 11 z'ukwa nzajya nkora aniveriseri hamwe n'abo bana banjye ishumi zanjye zo ku mihanda. Icyo nshimira Imana ni uko nese mbonamo 27 Nyabugogo ndababatiza bakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, na n'uyu munsi barahari ndabakurikirana mbaba hafi mu buryo bwose bushoboka, mpamya neza ko bazakomeza urwo rugendo. Umuntu ashobora kwibaza ngo gute ufata madamu mukajyana, ntabwo igeze aba ku muhanda nk'uko nawe wabaye ku muhanda, wajyana umuryango wawe tugiye bwamena mwati kumushere kurenge kukwereka abagabo banyu numva nibo famiye nyine, nkuko nafite mukuru wanjye namwati ya n'umugabo wanyu numva nyine aba ari umudamu wanyu namwati kurenge kukwereka famiye yanyu, niko namubwiye teka nje kukwereka famiye yanyu, ndagenda mwereka niyo famiye, mwereka abo bana n'abana banjye bakuru gafite imyaka 8 akamukurikiye gafite 6 kandi gafite imyaka 2 n'amezi 4, ariko muri vacances nabo baraduherekeza mu rwego rwo kubereka urukundo, kubigisha urukundo, kubigisha ibikorwa by'urukundo. Nafata teka nahereza uriya musore umwana wanjye nakazana ikanya cyakamuzanira igikombe mu buryo bwo kubereka urwo rukundo, avuga ati mwana niba naje kubasura nazanye na madamu nkazana n'abana, iyampindurira amateka muretse ibiyobyabwenge na n'Imana niyo yabahindurira amateka, mbese mbikora muri ubwo buryo bwo kugira ngo bareke ibiyobyabwenge. Eugene, inkuru ye ushobora kuyumva ukongera ukayisubiramo, agira uburyo avuga biryoshye cyane, biryoheye umutwe ku buryo wumva rwose utabirambirwa.